tariki ya mbere Nyakanga 1982 u Rwanda rwizihizaga icyo gihe isabukuru ikomeye y'imyaka 20 y'ubwigenge. Perezida Habyarimana yashimangiye ko politike y'irondabwoko izakomeza, abivuga muri aya magambo ati: tumaze kubona ubwigenge, abategetsi b'u Rwanda basubiye muri politike y'uburezi. Politike nshya igamije kwigisha no kujijura rubanda nyamwinshi. Ntabwo Habyarimana yari ashishikajwe no kujijura abanyarwanda bose, yari ashishikajwe n'abayitaga rubanda nyamwinshi. Tariki 29 Kamena 1983 Kongere ya kane rusange ya MRND yashimangiye uwo murongo. Kubera ikibazo cy'impunzi, tariki 26 Gashyantare 1966 Perezida Kayibanda yatangaje iteka ribuza impunzi z'abanyarwanda kugaruka mu gihugu, anategeka ko n'imitungo yabo abategetsi bayigabana indi bakayiha abaturage. Tariki 25 Ukwakira 1973 Habyarimana yarabishimangiye. Tariki ya mbere Nyakanga 1979 u Rwanda rwakoze isabukuru enye. Iya mbere yari isabukuru y'isi y'imyaka 20 ya revolution muri 1959. Iya kabiri yari isabukuru y'imyaka 17 y'ubwigenge. Iya gatatu yari isabukuru y'imyaka 6 ya Repubulika ya kabiri n'imyaka 4 MND yari imaze. Habyarimana mu ijambo rye nka Perezida wa Repubulika yatangaje ko ndabivuga gutya uko biri ngo Repubulika ya kabiri yashubije abanyarwanda icyubahiro n'amahoro. Abakoze kudeta wa 5 Nyakanga 1973 bashakaga kwibumbira hamwe kw'abanyarwanda. Izi mvugo nziza Habyarimana yakundaga kuzikoresha, nyamara ari ibinyoma bya politiki. Kubeshya ko gukuraho ubutegetsi bwa Parmehutu byashubije abanyarwanda icyo yise icyubahiro n'amahoro byaragashinyagura. Kuva muri 1959 u Rwanda nicyo gihugu cyonyine ku isi cyibasiye icyiciro kimwe cy'abenegihugu bacyo. Abatutsi barakandamizwa aho kurwanya ubukoloni bwari bubangamiye buri munyarwanda. Politike n'ibikorwa bya Parmehutu na MRND byahaga umukoloni agaciro kurusha umututsi mu gihugu cye. Ni ibintu bitabaye ahandi ku isi, ni nayo ntandaro ya jenoside. Iyo Repubulika ya kabiri izana icyo Habyarimana yise kwibumbira hamwe kw'abanyarwanda, byari guheza bamwe mu banyarwanda mu buhunzi. Tariki 26 Nyakanga 1986 Komite Nyobozi ya MND yemeje ko impunzi zihama mu mahanga ibyanzura icya iti: u Rwanda rufite umutwaro uremereye wo kugira abaturage biyongera ubutitsa. Ntawe kwirengagiza ko ubwiyongere butubya imirima. U Rwanda rudafite umutungo kamere wakomokaho akazi. Ntawe kwirengagiza imbaraga nke rwifitiye zo kubonera abana barwo amashuri. Kubera izo mpamvu u Rwanda ntirwakwirarira ngo rwiyemeze kubona abandi bakwiyongeraho bitewe n'itahuka ry'impunzi za kivunge. Kubera ibibatunga byaba intandaro y'izindi nkeke. Urugamba rwo kubohora igihugu rwaturutse kuri iyo politiki yo gutoteza no kwica bamwe mu banyarwanda. Politiki yabuzaga umwana kwiga yatsinze, ikabuza umubyeyi akazi abifitiye ubumenyi n'ubushobozi nta cyaha yakoze, imuziza ubwoko cyangwa akarere avukamo. Mbere y'urugamba rwo kubohoza igihugu, hari abanyarwanda batinyutse gusaba ivanwaho rya politiki y'irondabwoko. Tariki 30 Mata 1990 abapadiri 4 ba diyosezi ya Nyundo, Augustin Ntagara, Callixte Kalisa, Jean Baptiste Hategeka, Fabian Rwakareke na Alice Nzaramba bandikiye abepiskopi ku karengane kakorwaga n'ubutegetsi, basaba kuzakageza kuri nyir'ubutungane Papa Yohani Pawulo wa II witeguraga gusura u Rwanda muri Nzeri 1990. Dore inshamake y'uko babyanditse. Bati politike y'iringaniza ry'amoko ikorwa na leta y'u Rwanda ntaho itaniye n'irondabwoko n'ivangura iryo ari ryo ryose. Turemera ko hari igihe iringaniza rishobora kuba ryiza mu gihe imyanya mike ihari isangiwe ku buryo bungana hashingiwe ku bushobozi bw'abakandida. Ariko igihe iringaniza risimbuye kwita ku bushobozi nyabwo bw'abantu rigasimbuzwa gutonesha ubwoko, ntiriba rikiri ryo. Umuntu aza kwaka akazi
mbere y'uko basuzuma ubushobozi bwe bakabanza gusuzuma ubwoko bwe cyangwa akarere akomokamo. Gukora gutyo ni uguha icyicaro akarengane himikwa abadashoboye higizwa abashoboye. Iyo mikorere ni akarengane kanini haba ku muntu ukorewe ihohoterwa haba no ku gihugu ubwacyo, kuko kigenda kibuzwa guha imyanya abantu bashoboye imirimo. Imikorere nk'iyo ikwiye kwamaganwa n'umuntu wese wanga ivangura aho riva rikagera. Ubumwe bw'Abanyarwanda bukwiye gushingira ku butabera butavangura. Politiki iriho mu gihugu yitwa iringaniza ikwiye kuvaho bidatinze kandi nta mpaka. Gukomeza gukoresha politiki y'ivangura bitera ibibazo bikomeye kandi bigatuma nta muntu wizera za disikuru ziryoheye umunwa zivugwa ku bumwe bw'Abanyarwanda. Igihugu gishaka kubaka ubumwe gishobora kubigeraho igihe cyose cyubakiye ku ivangura bishingiye ku bwoko bw'ikuru. Aba bapadiri ntibari abanyapolitiki, ariko mu bayobozi ba kiliziya babwiraga harimo umunyapolitike mukuru, Musenyeri Vincent Nsengiyumva, wari inshuti ya Habyarimana, wanabaye muri komite nyobozi ya MRND, agafata ibyemezo bishyigikira irondabwoko mu burezi no mu mirimo. Nabo gushimirwa kuko batinyutse mu bihe bikomeye kwerekana uko politike nyayo yagombye kubikora. Inkotanyi zitangije urugamba, Padiri Ntagara yarafunzwe n'aho afunguriwe yicwa nabi muri Jenoside. Byatinyuye abandi Banyarwanda ku buryo tariki ya mbere Nzeri 1990 abantu 33 b'imbere mu gihugu bandikiye Habyarimana inyandiko y'ingingo 9 basaba iseswa rya politike y'ishyaka rimwe. Bari bazi ko bitazoroha, baranabivuga, bamubwira bati tuzi neza ko hazagomba ubushake n'ubwitange bwinshi kugira ngo demokarasi yongere kandi ishinge imizi mu gihugu cyacu, kuko hatazabura abazagerageza kuyitambamira kubera inyungu zabo bwite. Impanuro y'abanyapolitike 33 yarabaye, kuko aho amashyaka menshi yemerewe kujyaho guhera muri Kamena 1991 havutsemo igice cya Power cyateguye kinashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu kindi gice cyakomeje guharanira demokarasi, abakigize bamwe barishwe, abarokotse bafatanya na FPR kubaka u Rwanda. Ariko hari n'abake mu banditsi y'ibaruwa babaye abajenosideri buharwa nka Jean Kambanda wayoboye guverinoma yakoze Jenoside. Nyakubahwa Perezida wa Sena, hano ku rwibutso rwa Rebero hasanzwe hari abanyapolitike 12 bahibukirwa. Uyu munsi turongeraho amazina 9 y'abandi banyapolitike bari batuye i Kigali no mu ntara, nabo bakaba bararwanyije Jenoside y'ingengabitekerezo yayo, ariko amazina yabo akaba atagaragaraga kuri uru rwibutso rwashyiriweho abanyapolitike nkabo. Twasanze ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikorwa cyavuye mu bushakashatsi bwamaze imyaka 2 bukorwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu n'abafatanyabikorwa bayo, harimo ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda, hashingiwe ku bimenyetso bidashidikanywaho birimo inyandiko, imbwirwaruhame, amashusho, ubuhamya n'ibindi. Aba banyapolitike ndagira ngo mbababwire mu ncamake ibikorwa byabo byabaranze. Uwa mbere ni Nguzira Boniface, yavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Burera, ashakana na Mukeshimana Florida mu mwaka w'1974, babyarana abana 4. Yize mu Bubiligi muri Université Catholique de Louvain, ahabonera impamyabumenyi mu isesengurandimi. Yakoze muri Minisiteri y'Uburezi imyaka 15, anagirwa umujyanama ushinzwe uburezi mu biro bya Perezida wa Repubulika imyaka 2 kuva muri 1989 kugeza muri 1991. Tariki 16 Mata 1992 yatanzwe n'ishyaka rye rya MDR, agirwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Uwo mwanya wamuhaga inshingano yo guhagararira u Rwanda mu mishyikirano hagati ya guverinoma na FPR Inkotanyi, akaba ari nawe uyobora intumwa za leta. Nkurunziza yaharaniye isinywa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano, gushyiraho leta igendera ku mategeko ihuje Abanyarwanda bose, byatumye intagondwa z'abahutu zimwikoma bamutera ubwoba, ariko akomeza guharanira amasezerano arimo ukuri n'amahoro. Turaba urugero, tariki 18 Ukwakira 1992 ishyaka ry'intagondwa rya CDR ryasohoye itangazo gikomanye Nkurunziza muri aya magambo bati
ubutumwa rubanda nyamwinshi yashinze ishyaka CDR kugeza kuri bwana minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Bwana minisitiri, rubanda nyamwinshi yababajwe n'uko mwayiheje mu mishyikirano mwihererana hamwe n'inyenzi inkotanyi, kandi ibibazo bigibwaho impaka bireba abanyarwanda bose. Ubwo se ubona ko amasezerano azava muri iyo mishyikirano uzayubahiriza wenyine n'inyenzi inkotanyi muyagirana? Wari ukwiriye kuzirikana ko amasezerano uzasinya azagomba kwemezwa n'akamarampaka y'abanyarwanda kugira ngo abone gushyirwa mu bikorwa. Ni ngombwa rero ko wivugurura ukumva inama za rubanda nyamwinshi kandi ukazikurikiza kugira ngo ibyo muzageraho bitazaba impfabusa. Byafashe intera ndende. Tariki 15 Ugushyingo 1992, Perezida Habyarimana ubwe yita amasezerano yarusha ibipapuro, anashinja Minisitiri Nkurinzira kugurisha igihugu. Tariki ya 1 Kamena 1993, Colonel Bagosora na Runyinya barabwiriza wari umujyanama wa Perezida Habyarimana bandikiye Minisitiri Nkurinzira bamutera ubwoba ko batazongera kujyana nawe mu mushyikirano mu gihe cyose yemera ko FPR Inkotanyi ihabwa imyanya ifatika muri guverinoma ihuriweho n'amashyaka atavuga rumwe na MRND, kimwe no guhuza ingabo z'igihugu hakajyamo n'iza FPR. Tariki 11 Mata 1994, abasirikare ba Minuar baze kumuhungishaho n'umuryango we babiduhaye umuhamya abana be, babasiga muri Leta Kicukiro. Abasirikare baramutwara bamwishyira ahantu hatazwi. Umugore uraboneka, umugore we Mukeshimana Florida yamwanditse igitabo cyiza muri 2001 cyitwa Boniface Nkurinzira et notre Rwanda possible combat posthume. Muri iki gikorwa umuryango wa Nkurinzira wahagarariwe hano n'umugore we Florida Mukeshimana n'abana be batatu, Ukuri Siriro, Olivia Isabo na Marie Yolande Nkurinzira. Tubashimira ubuhamya baduhaye kandi twongeye kubakomeza. Uwa kabiri ni Professeur Rumiya Jean Guabert. Yavutse mu mwaka w'1950 mu karere ka Huye, ashakana na Mukamudenge Veneranda ku itariki 9 Kanama 1955. Babyaranye abana batatu bakuru bicanwe na se muri jenoside. Yize muri kaminuza ya Paris Sorbonne, hakora impamyabumenyi y'ikirenga mu mateka mu mwaka w'1983. Yigisha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda imyaka myinshi. Rumiya yari umwe mu bagize komite nyobozi ya MRND ku rwego rw'igihugu no muri komite yayo i Butare. Yarwanyije amacakubiri ashingiye ku moko yarangwaga muri MRND. Abonye nta mpinduka afata ibyemezo bikomeye kandi abizi ko bitazamugwa amahoro. Tariki 14 Ugushyingo 1992, Professeur Rumiya yandikiye Habyarimana asezera muri MRND kubera impamvu z'ubuhezanguni bwayo atemeraga, ziganjemo ko MRND yafatanyaga na CDR nk'ishyaka ryarangwaga n'irondabwoko. Rumiya yanditse ko atakomeza kuba muri MRND irangwa n'ivanguramoko, ko kuri we yaba ari ugutatira igihango cyaranze abahutu n'abatutsi. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize amezi 15 MRND ivuguruye ikorera mu gihugu kirimo amashyaka menshi. Umutima w'ishyaka ryacu ni amahoro, umwe n'amajyambere. Ntabwo ari ugushaka byanze bikunze kwihambira ku butegetsi uko byagenda kose. Ntabwo ari igihe kandi icyo gihe kinagomba kubaho cyo gushyigikira inzira igana ku irondabwoko mugirana ubufatanye na CDR. Ubwo bufatanye buzatera abantu kudasobanukirwa kuva mu nzego zo hejuru kugeza mu z'ibanze. Umusaruro uzavamo nuko CDR na MRND ntaho bizaba bitandukanye. Ngo niyo kwamagana ubufatanye bwagaragajwe binyuze mu itangazo rigenewe abanyamakuru hagati y'amashyaka PADER, CDR, Parerwa, PECO na MRND. Nyakubahwa Perezida, umuyoboye ko muri iki gihe igihugu gikeneye ubudakemwa muri demokarasi aho gukenera inyungu za politiki. Ndabibabwira nk'umuntu ubizi neza, yewe babakurikiye n'ishema ryinshi kuva muri 1975. Ariko mbabajwe no kubamenyesha ko mbashubije ikarita nimero H01 y'umuyoboke wa MRND, nkabasezeye muri komite nyobozi ku rwego rw'igihugu no muri komite nyobozi ya MRND ku rwego rwa Perefegitura ya Butare. Nk'umuntu ukunda igihugu, nagira ngo mbibutse ko mvuga kuri mama w'umutukazi no kuri data w'umututsi. Umuryango wanjye umenyereye kuva kera umubano hagati y'abahutu n'abatutsi. Kubera icyubahiro mfitiye uwo mubano, sinshobora gushyigikira ishyaka rya politiki rifite umwe mu bayoboke baryo urwanya ku mugaragaro ubumwe bw'abahutu n'abatutsi
kandi ari imwe mu nkingi zigize umuryango nyarwanda. Tariki 2 Ukuboza 1992 Rumiya yandikiye Leo Mugesera yamagana ubugome, urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside biri mu magambo Mugesera yakoresheje mu mbwirwaruhame yavugiye ku Kabaya tariki 24 Ugushyingo 1992. Dore bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa. Bwana Mugesera, maze gusoma n'akababaro kenshi inyandiko ikubiyemo amagambo wavugiye muri mitingi wayoboye ku Kabaya tariki 19. Ijambo rihamagarira ubwicanyi. Wowe w'umuhanga mu gusesengura inyandiko, waba warabaze mu ijambo ryawe inshuro ukoresha gukora inyito gukegeta amajosi. Inyito kandi ukayikoresha utera ubwoba abo ubwira ugamije kubashyushya. Ibi bintu no gusuzugura abanyarwanda. Bwana Mugesera, muri iyo nyigisho yawe ya politike urahamagarira irimbura ry'ubwoko bw'abatutsi n'abanyapolitike batari muri MRND na CDR. Wakoresheje kandi amagambo yagaragaza ubugome bwayo mu bwicanyi bwabereye muri Kibirira, wita abatutsi ko ari abafarasha bagomba gusubizwa muri Ethiopia banyujijwe muri Nyabarongo babanje gucibwamo ibice. Iryo jambo riteye isoni kuri demokarasi. Ushobora kumva ko umuntu yashyira amarangamutima mu kogeza no gushimagiza ishyaka rye rya politiki, ariko biranyumije kumva urwango n'ubwoko, ubwango bw'ubwoko no kutihanganirana muri politiki ari byo ushyira imbere muri mitingi ya MRND. Biragayitse kubona ijambo rihamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko no kutihanganirana ryarahawe amashyi muri mitingi ya MRND nta muntu n'umwe uryamaganye. Buri muntu wese arabizi neza ko uwavana ikoreshwa ry'ubwoko muri politike nta kindi kintu cyasigara uretse ubumwe bw'abanyarwanda. Birakwiye kureka iyi ngeso mbi iri mu banyarwanda bamwe ikoresha amoko mu nyungu za politiki. Bwana Mugesera, uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uzayisubiza inyuma. Wagombye kwigira ku minsi. Uzabona ko impinduka y'ibintu ntawe uyisubiza inyuma. Uzabona ko iki gihugu gifite abantu bize bakeya, ko muri uru rwego ari icyanyuma muri aka karere. Bityo rero kwizirika mu mwijima w'ubwoko n'irondakarere ni ukwishora mu mutego mutindi w'ifunganwa. Niyo mpamvu mbyemeje kandi nkabisinyira ko igikorwa cyawe cyo guhamagarira ubwicanyi ari urukozasoni kuri demokarasi, ku gihugu cy'u Rwanda no kuri perefegitura ya Gisenyi. Ngize impanuro za Rumiya nuko yabwiraga abatumva, ariko ntabwo atari yagize kwari ukuri gusesuye. Profeseri Rumiya yiciwe i Butare tariki 4 Gicurasi 1994. Umuryango we hano uhagarariwe n'umugore we Veneranda Mukamudenge, abana be Florence Mukaminega, Jacqueline Mukayiranga na Etani Muhire nabo turabakomeje. Uwa gatatu ni Dr. Habyarimana Jean Baptiste. Yavutse tariki 14 Werurwe 1950 muri komine Runyinya mu karere ka Nyaruguru. Yashakanye na Karuhimbi Josephine mu mwaka wa 1981, babyarana abana babiri. Yize muri kaminuza ya Columbia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahakora impamyabumenyi y'ikirenga mu bwubatsi. Yigishije muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Hanyuma kuva mu itariki 3 Ukwakira 1990 kugeza kuri 23 Werurwe 1991 yafunzwe amezi 6 muri gereza ya Huye mu biswe ibyitso by'inkotanyi. Yari mu ishyaka rya PL. Tariki 3 z'ukwa karindwi 1992 yagizwe perefe wa Butare. Dr. Habyarimana bamuhimbaga akazina ka Sacré kubera ko yakundaga gusabana n'abantu. Niwe wari perefe wenyine w'umututsi ku baperefe 11 igihugu cyari gifite. Yigishaga abaturage ko batagomba gukomeza gufata inkotanyi nk'abanyamahanga, bakareka kubita abanzi cyangwa inyangarwanda, ahubwo bakaba uburenganzira bwabo nka buri munyarwanda. Yabashishikarizaga kurangwa n'iterambere no gukunda umurimo. Yandikiwe kenshi amabaruwa amutera ubwoba. Ntiyanditswe ku itariki 13 Mutarama 1993 n'abakozi bakuru 10 bakoreraga Butare na Nyanza, harimo n'abasuperefe 3 yayoboraga. Baramwibasiye bamuhora ko yavugiye mu nama y'abaturage muri komine Nyarugengeri ko abasore bajya mu nkotanyi nta kosa bakora. Kwiyora ibikosa, Leta y'u Rwanda itari kugirana imishyikirano n'inkotanyi. Yahanganye cyane n'udutsiko tw'abahezanguni b'abanyarwenge bigishaga muri kaminuza nkawe, nk'abitwaga Groupe des Intellectuels Rwandais ya Butare, abitwaga Front Commun contre les Inkotanyi n'abandi. Udutsiko twamamazaga ingengabitekerezo ya jenoside
n'amacakubiri. Jenoside itangiye, Dr Habyarimana yakoze uko ashoboye arayikumira, bituma hagira ababasha kurokoka. Yakoresheje inama z'ababurugumesitiri n'abasuperefe abasaba kurwanya ubwicanyi, nubwo hafi ya bose bamunaniye. Yarenze ku mabwiriza yatanzwe na guverinoma yo kudaha abaturage ibyangombwa byo gusohoka mu gihugu, bituma hari ababashije guhungira mu Burundi. Tariki 19 Mata, Perezida Sindikubwabo yagiye gukangurira abanyabutare kwica abatutsi, yimika Prefe Sylvain Nsabimana w'Intagondwa. Dr Habyarimana yafungiwe muri kasho ya Butare guhera uwo munsi. Muri Gicurasi 1994, abicanyi bari bayobowe na Minisitiri Nyiramasuko Paulina barahamukuye bamujyana i Gitarama aho guverinoma yakoreraga, aza kwitwa muri Kamena 1994, ariko kugeza n'ubu umurambo we ntawuzi aho uri. Umugore we n'abana babiri basigaye i Butare nabo bitwa n'Interahamwe hamwe n'abasirikare bo muri ESO. Umuryango wa Dr Habyarimana uhagarariwe muri iki gikorwa na mushiki we Gloriosa Mukamwiza, umuvandimwe we Nurugatabazi, umwishywa we Elvis Manzihirwa na muramu we Fulgence Ntawukuriryayo. Namwe nimukomeze gutwaza. Umunyapolitiki wa Kanini Ruzindana Godefroid yavutse mu mwaka wa 1951 muri komine Kabarondo mu karere ka Kayonza, ashakana na Nyirasafari Antoinette babyarana n'abana 5. Yabaye umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Amashuri abanza n'ayisumbuye, anakora muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, agirwa Perefe wa Kibungo muri 1992. Yari muri komite nyobozi ya PSD ku rwego rw'igihugu. Ageze i Kibungo asimbuye Perefe Bukibaruta w'Intagondwa muri MRND, yabaye umunyapolitike n'umuyobozi wazanye imibanire myiza, arwanya akarengane. Yamaganye ibitekerezo n'ibikorwa bigamije gutsemba abatutsi, bituma afatwa nk'icyitso cy'inkotanyi, aribasirwa mu buryo bwose. Ikinyamakuru cy'Intagondwa z'Abahutu cyitwaga Umurangi cyo ku itariki 16 z'ukwa gatanu 1993 cyamwanditseho ibikurikira. Ruzindana Godifridi ari mu batumye FPR ishyira icyizere n'umubano wayo na PSD imbere, kuko ari ryo shyaka ryahaye imyanya abatutsi. Ese niba nawe ari ukabyumva, ntazayishimira akayibikira ibanga i Kibungo? Kangura nimero 66 yo muri 1993 nayo yamushyize ku rutonde rw'abantu 235 yitaga ko ari ibyitso bifasha inkotanyi. Tariki 17 Mata 1994, Perefe Ruzindana yasimbujwe umuhezanguni Anakereti Rudakubana. Muri Gicurasi 1994 yafashe imodoka ashyiramo abana, umugore we n'abarumuna be bashaka guhungira u Burundi. Bageze ahitwa Ibirenga, Interahamwe zabafashe zibakura mu modoka, zibicwa agashinyaguro, zihera ku bana umwe umwe, zikurikizaho umugore, zibona kumwica. Umurambo we washyinguwe i Kibungo. Umuryango wa Ruzindana uhagarariwe muri iki gikorwa n'abarumuna be Isaie Ryivuze na Deogratias Mavuta, mushiki we Marie Odette Turayineza, n'umuramukazi we Domitille Mukavugito. Namwe muryango wa Perefe Ruzindana mukomeye.